Amazina yanjye ni Musoni Dieudonné, nkaba ari njye CEO na founder wa Kigali Rabbit Center, nkaba ndi na expert mu bworozi bw'inkwavu mu rwego rw'isi, nkaba ndi member of World Rabbit Association. Tukaba rero dufite ikigo cy'inkwavu nk'uko mubibona, twabyita nk'ituragiro ariko it's a breeding center. Inkwavu dufite ni inkwavu za kijyambere, aho zitandukaniye n'izira nkwavu zacu za gakondo dufite ni ku ngero naguha nk'eshatu. Ku myororokere, na resistance ku ndwara, ndetse no kubyara abana benshi. Duhereye ku cyambere, ku myororokere, izi ni inkwavu zikura vuba cyane kuko zigira cycle y'iminsi 42. Bishatse kuvuga yuko mu minsi 42 ukwavu rurabyaye kabiri. Abantu ntago bashobora kubyumva, ibyo njye ko ni ibintu bishoboka kuko iyo ukoresha iyi systeme yo gutera intanga, kuvuga ngo iyo rumaze kubyara utwana tumaje kuzura iminsi 15 duhita twongera tukarutera intanga. Bivuga yuko mu minsi 30 abana turabacutsa, nitumara kubacutsa haba habura indi minsi 12 cyangwa 15 ngo yambyeyi n'undi ari konsa yongere ibyare. Akaba ari tuvuga rero muri cycle y'iminsi 45 iba rubyaye 42 barubyaye kabiri. Ku bijyanye no kuresista ku nkwavu, izi ni inkwavu ziba baba baragerageje gukora icyororo bahuje amoko atandukanye y'inkwavu ku buryo bakora urukwavu ruba ruresista ku ndwara zose, ndetse binatewe na kirima iyo ari yose. Ubona izi nkwavu ziva i Burayi, ariko iyo zije muri region tropicale ahantu hashyuha zirahaba, zajya hakonje zikahaba. Ni inkwavu ziba zikingiwe, natwe tuzitanga zikingiwe. Naho ku bijyanye no kubyara abana benshi, ziriya nkwavu zacu za gakondo zibyara hagati y'utwana 2 kugera ku 10-12, ariko izi ngizi zo zitangira ku twana 5 kugera kuri 18. Urumva ko bitandukanye. Abo bana bavutse mu minsi 73 cyakugeza ku minsi 90, tuvuge amezi 3, rura rukwavu rujya ku isoko. Karakana kavutse kajya ku isoko kakabagwa gafite ibiro 2.5 cyangwa 3. Urumva ni itandukaro rinini cyane ugereranyije n'inkwavu zacu za gakondo. Ubu turavuga inka z'umukamo, turavuga inka z'inyama, uyu munsi turavuga inkoko z'inyama, uyu munsi rero niho turi kuvuga ngo inkwavu z'inyama. Abashakashatsi baragenda bagakora ku buryo bakora itungo ritanga inyama nyinshi kandi mu gihe gitoya. Nta kintu ziterwa, nta kintu special zirya zidasanzwe nkuko uzibona. Zirarya aya makonsantre y'amaperete. Amaperete akoze muki? Ni soya, ni ibigori, ni ibyo byatsi bya Cloris Guyana tugerageza tugahinga tugasya tukabivanga tugakora biriya biryo. Ndetse izi zacu zishobora n'ubundi kubaho zirya biriya byatsi twakubwiye. Cloris uyifite, arufa za mukuna n'ibindi, ariko ntabwo twavuga ngo bazazahirire intuze inyabarasanya, kuko buriya biriya byinshi ibyatsi bimwe na bimwe inkwavu zirabikunda, ariko hari bituma zinanuka. Hari igihe usanga zira nkwavu zacu za gakondo tuvuga ngo ni dutoya, kandi hari igihe usanga ari muri byandi tuzigaburira harimo ibintu bituma zinanuka. Mu by'ukuri ni ubworozi busaba mikoro, cyo ni icyambere, bisaba mikoro, ariko nta zindi mbogamizi zirimo, kubera yuko iyo uburyo ikintu bavuze ngo gikorwa kijyambere egari haba harimo professionalisme. Iyo ikintu kugikora ubunyamwuga rero nuko biba bijyanye n'amategeko ari standard, ziba zigomba kuba zigaburirwa neza, ziba ahantu heza, zifite na management nziza. Ibyo bigatuma urebye nta risk zibaho cyangwa ama challenge yabamo. Gusa ibyo byose uko mbikubwiye bisaba mikoro. Challenge ya mbere muri ubu buryo bwa mikoro ya kijyambere na mikoro. Iyo amafaranga hari wabikora, kuko urabona ibi biraro birahenze, n'icyororo cya kijyambere nacyo rwose kiracyahenze, ariko turateganya ko ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda mu minsi mike kizagabanuka. Aba bana bavutse ku minsi 73 baba bageze igihe cyo kubagwa, umworozi agahita akaraba ifaranga akajya kugurisha. Icyo gihe urukwavu ruba rupima ibiro 2.5 kuzamura. Uri kujya mu bucuruzi ntazarindira ngo kigire ibiro 8, ariko maximum y'ibiro byinshi ni 9. Urunguru rufite ibiro 7.1 rura rufite 7.350. Ubu ngubu dutanga icyo bita parent stock, ni imbyeyi F1 tuyitangira ku 40,000. Twatangiye muri 2018, dutangira ari ubworozi busanzwe
navuga ko twatanye natwe gakondo muri 2023 niho twabashije kugirana amasezerano n'ikigo mpuzamahanga cy'abafaransa ICOR tuhagarariye muri Afurika, ko nuko ngo iki cyororo nicyo duhagarariye muri Afurika, n'u Rwanda muri Afurika wasanga ubwoko bw'izi nkwavu, so nitwe duhagarariye ICOR muri Afurika. Aho niho twatangiye kuba nk'ikigo centre génétique cy'inkwavu mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Mu kazi dutanga dukoresha ubungubu abakozi bari hagati ya 30 na 35, ariko abo harimo abari casual n'abari permanent. Abari permanent n'abakozi 9 bahoraho, bose muri abakozi 9 batandatu n'urubyiruko n'abajene, 2 nibo bari mariye. Noneho muri bari abandi navuga ko ari 29 basigaye n'abakora kuri firidi. Hari abari ku ruganda, ko dufite n'uruganda rukora ibyo by'amatungo, hari abakorayo, abandi baba bari mu mirima batunganya ibyo tuzigaburira. Ariko tugiye muri percentage 75% muri abo 30 n'urubyiruko. Kigali Rabbit ni Kigali Rabbit Center ni one stop center, ngo dutanga icyororo, dutanga ibiryo, dutanga ibyororo, amahugurwa ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye, ndetse n'inkingo twatangiye kuzizana, inkingo z'inkwavu. Imana nidufasha wenda mu gihe kiri imbere n'imiti tuzaba twayizanye, ko twamaze gusinya kontra n'ibigo bitunganya imiti y'inkwavu. Urukwavu rufite akamaro kanini. Urukwavu ni itungo umworozi yakorora rikamuteza imbere mu buryo butandukanye, haba ku nyama, haba ku fumbire, haba ndetse no ku mahurunguru. Ndavuga cyane ku mahurunguru, ubu ni ikintu turimo gukoraho ubushakashatsi n'ingufu nyinshi kugira turebe ukuntu umworozi ahubwo yazajya abona inyungu 60% iturutse ku mahurunguru n'amaganga gusa, kuko nko muri Kenya ijerekani y'amaganga bihagaze mu manyarwanda 20,000. Urumva yuko umworozi ufite inkwavu 200 yazajya yinjiza amajerekani hafi nk'3 ku munsi cyangwa 4. Urumva amafaranga yaba yinjiza n'amafaranga menshi cyane. So inkwavu rero zifite akamaro kenshi, akamaro kanini ku bijyanye no kwinjiza amafaranga, kwihaza mu biribwa ndetse no kuba byazahura ubukungu bw'igihugu. Impu z'inkwavu ni imari ikomeye cyane, kubera yuko mu bindi bihugu byamaze gutera imbere mu bworozi bw'uyu mushinga w'inkwavu byinjiza amafaranga menshi, kuko impu z'inkwavu zikorwamo imyenda, amakoti, ibikuvurori, amasentire, inzara zigakorwamo nazo indi mitako nk'amaportekre, hakorwamo ibintu byinshi. Nuko ngo uruhu rw'inkwavu ndetse n'inzara nabyo ni ibintu byinjiza amafaranga menshi. Ubwo turavuga kuri ibikomoka ku nkwavu byakinjiza amafaranga. Hari uruhu, hari amahurunguru, hari amaganga avamo insecticide cyangwa pesticide, noneho hakaza n'inzara. Ibyo ni ibintu nk'umuntu w'umworozi wabikoze kijyambere bishobora kumwinjiza amafaranga menshi aruta n'ayazanyama tuba tuvuga. Turavuga uyu munsi ko nibuze mu kwa 12 hari ikipe yacu nzohereza muri Afurika y'Epfo igiye kwiga ibijyanye no gutunganya impu z'inkwavu. Bivuga ngo umwaka utaha impu z'inkwavu mu Rwanda ntabwo zongera gupfa ubusa.